N'ubu sahize mvuye twari tuvuye kubagara umuceri mu kanya ingona yari imaze gufata umuntu gahota zihora zibarya n'imvubu zirakuka zikonera abaturage zikarya ibigori bya rubanda. Ingona afashe umuntu base yamurekuye cyangwa yamuriye yamuhejeje kandi abaturage babarebera kuko nta muturage bawemereye kujya gutabara kuko nugerageje kubikora ingona zibari nyinshi aho hantu zita zibasamira hejuru bose zikabarya. Kuntu wenda nk'urugero ubu ufite inyota ukajya kunywa amazi ahantu kuri Nyabarongo turayinywa twebwe. Yego. Mbese wajya gukora mu gishanga kitwaza amazi mu kabido ubwo sibyo wazabivamo mu kizo kimaze kuri turayanywa cyane ibintu twamenyereye. Noneho nk'umuntu yajya kunywa amazi ingona ifite ukuntu ikurura igicucu cy'umuntu ikabimuhanuyemo yamuhanura murere ikamurya uri kureba nta kintu na kimwe wakora habe namba kuko nabwo waba wizeye gupfa nk'uwo muntu. Isi muri gisa mu mazi hasi yamuriye yamurangije kandi ntago ari uwa mbere iriye ni nka 5 imajije kurya turi kureba n'amaso yacu. Urumunange yari yashyingiwe ubwo rero nari ndi kwizera yuko umwana wanjye ari kumwe n'abandi bana baje aho ngaho mu bukwe nyine. Rero birangira umwana murebye mu masaha ya 4 umwana ndamubura saa 4 z'ijoro birangira mubuze turashakisha ahantu hose turamubura. Ubwo rero mu gitondo nibwo twakomeje gushaka kuko twe twabwiye n'aba midugudu twatanze amatangazo gusa amakuru twabanabashije kumenya mu gitondo bukeye. Yego nuko umwana yakurikiye umuntu w'umusinzi amukurikira ari kumuririra umusinzi yanga kumutabara. Uwo musinzi niwe wabyigambye mu gitondo nyine umwana twarangije no kumubona. Yego. Umwana banga kumutabara arara muri rigori twamubonye mu gitondo imbeho yamwishe yanasinziriye yari yicaye muri rigori nyine ari ibintu bibabaje. Naha mu karere ka Bugesera bahamagara inzego zo hejuru na polisi iraza na RIB. Icyo gihe cyo kura ntago imvubu yabashije kurokoka kuko barayishe abaturage barayigabagabana barayirya. Hari leta hari abasirikare n'abapolisi inzego zose zari zihari. Akimvuba bari ikintu kinini. Urayibonye amaso ku maso? Njye narayibonye sibye ko ntayiriyeho ariko ni ikintu kiba kiteye nk'ingurube nyine. Ese burengurube bari nini buriya kuryo bajyanye n'imvubu? Ye nago abari nk'ingurube ariko abari ikintu giteye nk'ingurube. Imvubu iri mu bwoko bw'ingurube. Ibifite nka toni zinga cyangwa ibiro bingana iki? Ibiro byinshi cyane ese ubwo imvubu akagari kose kare kagasagurira n'akandi kagari. Ekada urumva atari ikintu kinini cyane. Oya nago ngiye nikoye ariko iyo gahunda irahari yo kuba umusore mwaba muri gushaka kuzabana wenda akaba afite nk'ikibanza wowe ukazana isakaro cyangwa se ukazamura nk'inzu isakaro mukayifatanya nuko nguko abakobwa bina babayeho niko mbibona. Iki gituma bakunda abagabo cyane kuryo bati rwose ndemera umugabo muha n'amafaranga. Abagabo rega babaye bake mu gihugu. Oya n'ahantu hose wivuga ngo nubwo uri umunyamakuru witwiyemera ngo nuko ngari mu karere ka Bugesera ni igihugu cyose abagabo niba cyatujye tubyemera. Ubona nk'umugabo yakwiye nk'abagore bangaye kugira ngo basaranganye wenda kugira ngo abagore bose bakwirwe ba mu gihugu kereka wenda nk'umugabo agiye atunga abagore nk'icumi ntago bari babimenya ariko nyine bagiye kubabwira simbizi nimba imiryango yiwe yabayiyezeho na gahunda twe twamenya naye ngiye kugenda nge kureba ukuntu gahunda zimeze. Bazamubona izamurye mu mare bundi ngone yigufashe iragenda ikagutabika ahantu igucamo ibice bibiri ntago ahita kurya ngo kurangize. Naho ingona zo nukurya abantu ariko imvubu zirangiza zirya ibishyimbo zikarya ibigori nta kintu na kimwe zitarya. Hari n'igihe zibuza abaturage guhinga zikabirukankana bakabura ukuntu bahinga. Kumanywa zirabirukankana ntago bajya bapfa guhinga uko biboneye. Ariko rutepene irabariha yazangije imyaka. Twebwe ntago ibyo ngibyo byari byahaba ubwiye umuturage imvubu imwoneye arihangana agapfiramo imbere nk'ingufuri kuko nahantu yajya kurega kuko baba bavuga yuko imvubu ziri mu bintu bidukikije ntago zijya zivugwa. Reka dutange tubasuhuza abadukurikira umunsi ku munsi isaha ku isaha umunota ku wundi. Aha turacyari mu karere ka Bugesera mu rurerure twakoze muri iyi minsi. Aha turi mu karere ka Bugesera umurenge wa Juru akagari ka Musovu umudugudu w'igishanga umudugudu bwoko kira Kabeza. Asaba mu gishanga nawe umudugudu. Tete mu gishanga. N'inkengero zaho. Uhora mu gishanga muri ramicira naho mu mudugudu. Oya.
cyangwa nabo habamo abayobozi? habamo abayobozi b'ibishanga ariko bataha i Gasozi. ntago babamo. Mwitwa bande? Mwiza Monica. Mwiza Monica. Yego. Twifuje kujyana nawe ikiganiro muri aya masaha ya mu gitondo. Hano hantu tugusanze twumvise ngo ufite umwana wari ugize ikibazo nimugoroba, byagenze bite ubundi? Murakoze. Ni byiza kudusura nk'abanyamakuru kuko natwe tuba tubyifuza. Mu karere ka Bugesera nta banyamakuru benshi bakunda kuhagera, ako biradushimishije kuba mudusuye. Yego. Ubwo rero nagira ngize ikibazo nimugoroba ubwo naburaga umwana ndi mu bukwe. Ndi muri zagara nyinshi, ari ngiye wari gukurikirana ibintu by'amakwe murumunange yari yashyingiwe. Ubwo rero nari ndi kwizera yuko umwana wanjye ari kumwe n'abandi bana baje aho ngaho mu bukwe nyine. Rero birangira umwana murebye mu masaha ya saa 4, umwana ndamubura. Saa 4 z'ijoro. Birangira mubuze, turashakisha ahantu hose turamubura. Ubwo rero mu gitondo nibwo twakomeje gushaka kuko twe twabwiye n'aba midugudu twatanze amatangazo. Gusa amakuru twabanabashije kumenya mu gitondo bukeye. Yego. Nuko umwana yakurikiye umuntu w'umusinzi, amukurikira ari kumuririra, umusinzi yanga kumutabara. Uwo musinzi niwe wabyigambye mu gitondo nyine umwana twarangije no kumubona. Yego. Umwana banga kumutabara, arara muri rigori. Twamubonye mu gitondo imbeho yamwishe yanasinziriye, yari yicaye muri rigori nyine, ari ibintu bibabaje. Nta mu karere ka Bugesera nuko nguko nyine duteye nta muhwe tugira. Ko mwarakajwe n'iki? Urebye nyine ni ibintu by'ibibazo birebire umuntu atapfa kuvugira kuri mikoro kuri televiziyo nyarwanda cyangwa kuri radio. Ni ibintu byihariye umuntu atapfa kuvuga. Nawe uramutse ubonye umwana wa rubanda ntabwo wamutabara? None ndetse namutabara kandi n'uwanjye banze kumutabara nanjye namwihorera. Gusa nyine nk'umuntu w'umunyamakuru wadusuye twadufite n'ikibazo inaha. Kimeze gite kandi dufite ikibazo cya Nyabarongo itwegereye hano mu gishanga hepfo aha ngaha. Yego. Nyabarongo habamo ingona nyinshi. N'ubu sahize twari tuvuye kubagara umuceri mu kanya, ingona yari imaze gufata umuntu. Zihora zibarya, n'imvubu zirakuka zikonera abaturage zikarya ibigori bya rubanda. Ingona afashe umuntu base yamurekuye cyangwa yamuriye yamuhejeje, kandi abaturage babarebera kuko nta muturage bawemereye kujya gutabara kuko nugerageje kubikora ingona zibari nyinshi aho hantu zita zibasamira hejuru bose zikabarya. Ubwo yamufashe mu buryo byagenze bite ubundi? Ubundi ngona hari ukuntu wenda nk'urugero ubu ufite inyota ukajya kunywa amazi ahantu kuri Nyabarongo. Turayinywa twebwe. Yego. Mbese wajya gukora mu gishanga kitwaza amazi mu kabido. Ubwo sibyo wazabivamo. Mumwikizo bakimeze kuri? Turayanywa cyane, ibintu twamenyereye. Noneho nk'umuntu yajya kunywa amazi, ingona ifite ukuntu ikurura igicucu cy'umuntu ikabimuhanuyemo. Yamuhanuramo rero ikamurya, uri kureba nta kintu na kimwe wakora habe namba kuko nabwo waba wizeye gupfa nk'uwo muntu. Isi muri gisa mu mazi hasi. Yamuriye yamurangije kandi ntago ari uwa mbere iriye, ni nka 5 imajije kurya turi kureba n'amaso yacu. Ubwo nariki cyakorwa kugira ngo ibyo byago bigabanye kubijya gukomeza kugaragaramo iki gishanga? Twebwe nk'abaturage kereka nkamwe abanyamakuru mutuvuganiye, wenda nimba hari ukuntu bazijyana ahandi hantu wenda mu cyuzi zagenewe bakaba baziyororeramo, ariko zikava inaha kuko ziri kwangiza ibintu byinshi, yaba imyaka y'abaturage yaba abantu byose zirarya nta kintu zisigaza. Zijya n'imyaka. Imvubu. N'imvubu zirahabaze bamwe. Imvubu zirahari nyinshi cyane. Naho ingona zo nukurya abantu, ariko imvubu zirangiza. Zirya ibishyimbo, zikarya ibigori, nta kintu na kimwe zitarya. Hari n'igihe zibuza abaturage guhinga zikabirukankana bakabura ukuntu bahinga. Ku manywa zirabirukankana ntago bajya bapfa guhinga uko biboneye. Ariko RTPN irabariha yazangije imyaka. Twebwe ntago ibyo ngibyo byari byahaba, ubwiye umuturage imvubu imwoneye arihangana agapfiramo imbere nk'ingufuri kuko nahantu yajya kurega, kuko baba bavuga yuko imvubu ziri mu bintu bidukikije ntago zijya zivugwa. Wenda baravuga ngo nyiri byago imbwa ziramwonera ngo niwe utari kwa. Ngo rero n'imvubu zisigaye zitwanira ubwo ngubwo nyiri byago n'imvubu ziramwonera. Yambaye. None n'igihe zikuka zikaza nk'igasozi
hari imvubu yigeze gukuka iza ahantu hitwa mu kagari ka Kabeza mu mudugudu wa Kabeza. Abaturage barayifata bahamagara inzego zo hejuru na polisi iraza na RIB. Icyo gihe cyo kura ntabwo imvubu yabashije kurokoka kuko barayishe, abaturage barayigabagabana barayirya. hari leta yari ihari, hari abasirikare n'abapolisi, inzego zose zari zihari. Ariko imvubu aba ari ikintu kinini. Urayibonye amaso ku maso? Njye narayibonye, sibye ko ntayiriyeho, ariko ni ikintu kiba kiteye nk'ingurube nyine. Ese ingurube bari nini buriya kurya bijyanye n'imvubu? Ntago aba ari nk'ingurube, ariko aba ari ikintu giteye nk'ingurube. Imvubu iri mu bwoko bw'ingurube. Ibifite nka toni zinga cyangwa ibiro bingana iki? Ibiro byinshi cyane. Ese ubwo imvubu akagari kose kare kagasagurira n'akandi kagari. Ekada urumva atari ikintu kinini cyane. Wewe iki tutariyeho ngo njye ntago ndya ingurube, ngenda umusiramukazi n'ubu ngubu buri kubara ntitandiye. Wallahi shedi labi. Nabyo ngibyo aba ari ibanga ry'abasiramukazi. Nange ndiwe kandi utambaye ingofero. Kumusabe soko wambaye ingofero. Ubwo ngubwo namuye kandi ntago nabenya ko usiramuye aryo waba uri n'umukafiri. Ngira ngo usiramuye. Yebwo rero umukafiri nta kintu twavugana ku bintu bigendanye n'abasiramu cyangwa n'akabariro. Iby'akabariro byo nyine bari ibanga. Gusa nyine turishimye kuba mwadusuye nk'abanyamakuru, muzagaruke. Biradushimishije cyane. Uri umuntu wubatse? Genda ubatse, mfite umugabo n'abana 2. Biragaragara nayenze ko kiraga kumena una gusa neza. Mfite abana 2 n'umugabo. None ikindi kibazo mujye mu gihano mukaye Kabugesera yabava ngo abakobwa baho ngo bariko nawe warikoye? Oya, ntago ngiye nikoye, ariko iyo gahunda irahari yo kuba umusore mwaba muri gushaka kuzabana, wenda akaba afite nk'ikibanza, wowe ukazana isakaro cyangwa se ukazamura nk'inzu isakaro mukayifatanya. Nuko nguko abakobwa bina babayeho, niko mbibona. Iki gituma bakunda abagabo cyane kuryo bati rwose ndemera umugabo muha n'amafaranga. Abagabo rega babaye bake mu gihugu. Bugesera niho wabaye cyane se ko ariho bayo. Oya, n'ahantu hose wivuga ngo nubwo uri umunyamakuru witwiyemera ngo nuko ngari mu karere ka Bugesera, ni igihugu cyose abagabo ni bake, tujye tubyemera. Ubona nk'umugabo yakwiye nk'abagore bangaye kugira ngo basaranganye? Wenda kugira ngo abagore bose bakwirwe ba mu gihugu, kereka wenda nk'umugabo agiye atunga abagore nk'icumi, nibwo byakunda. Wenda abagore bose bagakwirwa nta mugore n'umwe ugize ishyaka. Waye ufite uharitswe wabyishimira wowe? Ntabyemera ku none se ngiye ko ntahari bamarika ku wundi. Wabyemera ubwo? Neze ngiye ko natwara umugabo wundi, ubwo niyo mpamvu nanjye uwo umugabo wanjye ashatse undi ntago nababara. Urabeshya? Ntago mbeshya da. Undi ko abagore batajya bemera ibyo bintu. Ngiye nabyemera, nese si ngiye uri kubyivugira. Ewana ashaka undi azamushake nta kibazo. ngo yabyemera ngo guharikwa da. Dore nguyu ni umutenezi, ateneza amatungo n'abantu urebye nayo abateneza. N'abantu n'abateneza? Abantu ze abaje bibaho. Kare. Amuteneza ariko uruba utabyemeye ko nawe wamuzana muze. Nyamara muze avuga n'ibyo da. Uri umuranga? Ahubwo iyo mvugo niyo. Soko se abo kigiye basigaye biranga. Ntago rumara kabiri. Ubwo rero nuko gahunda yagenze, nuko gahunda zimeze. Yakora ubu ngiye kujya ahantu kuri uwo muntu ngo naririye umuntu turebe ukuntu twafatanyiraho umugongo. Gusa yari umugabo, yari umugore, yari umwana? Yari umusore. Ni umusore ingona yariye. Yari gukora iki mu gishanga se kuri Nyabarongo? Yari yagiye kubagara umuceri, ajya kuri Nyabarongo agiye kunywa amazi. Babimugendekeye gutyo. Hita imusimbukana. Ubona ntago baranabimenya. Ntago bari babimenya, ariko nyine bagiye kubabwira, simbizi nimba imiryango yiwe yabayiyezeho. Na gahunda twe twamenya, nayo ngiye kugenda njye kureba ukuntu gahunda zimeze. Bazamubona izamurye mu mare. Bundi ngone yigufashe iragenda ikagutabika ahantu, igucamo ibice bibiri ntago ahita kurya ngo kurangize. Iragenda ikagushyira ahantu ikagigenda kurya waraboze, ntago yakurya ugita amaraso. Niko bavuga? Ntago bamukuramo ngo wamubona ako kanya. Amufashe ngo uramushwanya gusa. Nuko nguko byagenze rwose.
ni ukutuvuganira izi ngona n'izi mvubu bakazareba pariki bazijyanamo zazo. pariki kw'ingona n'imvubu yo mu mazi nyine bazashaka icyuzi cy'imvubu n'ingona babijyanemo hatagira abantu se. none ko bizakomeza kutumaraho abantu. ase ko bavuga ngo ni ibidukikije nyine ngo ni igize nyaburanga nyine bigize igihugu. none se kuba bigize igihugu biri kutumaraho abantu ubwo uri kumva ari byiza uzatuvuganire hejuru nk'umunyamakuru kandi turabizi ko mugera kure uzatuvuganire tureke iki kibazo cyakemuka. kuko nyabarongo nini ntago bavana nyabarongo igize igihugu cyose ngo bikwemo imvubu ahubwo bazashyiraho uruzitiro wenda ruzitiro izo nyamaswa nkuko kuri pariki y'Akagera bigenda hariho umuringoti urinda inyamaswa n'amashanyarazi wenda. nyine twebwe turagutumye nk'abaturage bo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Juru utuvuganire bazareba ikintu bakora nyine nabo nk'abantu bakuru. yego kuko n'ababyeyi bacu nta kintu cyabananira. reka tugushimire. murakoze cyane kudusura. yego Imana ibamugisha.